Wigezeho umuntu w'umwana wirukanywe mu ishuri, abayobozi bamucyurira ndetse bamubwira ko ntacyo azageraho mu buzima, nyamara akarenga agahindura isi. Ese wigezeho umuntu wabayeho afite ubumuga bwo kutumva neza, nyamara ijwi rimwe gusa ryamuvugiragamo rikamuhamagarira guhindura isi ndetse bikarangira avumbuye itara ryacaniye isi yose? Uyu muntu nta wundi ni Thomas Edison. Akaba umugabo ubarwa mu bantu 10 bahinduye isi igasa neza kurusha uko bayisanze. Nyamara ariko ntubona ukanda ku gikuta bikaka, maze hari umwijima hagatangaza urumuri ngo ugire ngo bwarakeye. Thomas Edison arabivumbura. Oya, ibi byose n'ibindi bihambaye tugiye kubabwira Thomas Edison yavumbuye yagiye bigeraho yishyuye akuya. Yaciye kandi mu buzima butoroshye burimo ubugambanyi, gutsindwa no kwangwa n'abandi, ariko hamwe ukwihangana no kutava kwizima yabaye icyamamare cy'ibihe byose. None ubu turi kumuvuga. Thomas Edison rero yavutse mu mwaka w'1847. Avukira mu muryango w'abana 7. Akiri muto yahuye n'ibibazo bikomeye, yirukanywe ku ishuri ku myaka 7 gusa. Abarimu be bavuga ko ntacyo azi ndetse ko ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe. Nyamara nyina Agnes Edison yemeye ko umuhungu we asigara inyuma. Yaramufashe amwigishiriza iwe mu rugo, akajya amubwira ati, Thomas, uri umuhanga, ntawe ukwiriye kukubwira ibitandukanye n'icyo mubwiye. Aya magambo y'icyizere nyina yamurebagamo niyo yabaye ishingiro ry'umuhate Edison yagaragaje mu buzima bwe bwose. Edison rero nubwo yari arwaye, uburwayi bwe bwatumye yiheba. Yari afite ikibazo cyo kutumva neza, ariko akajya abwira abantu ati, kutumva neza byamfashije gutuza muri njye ndetse binamfasha kutumva amagambo y'abantu y'irucanege. Kuri we kuba atarumvaga ntiyabyinubiye, ahubwo yifashe nk'intwaro Imana yamuhaye izamurinda kumva amagambo y'irucanege y'abantu. Mu myaka 12 gusa Thomas Edison yatangiye gucuruza ibinyamakuru muri gari ya moshi. Icyo gihe nibwo twavuga ko yaratangiye kwiga ubuzima bw'ukuri, ubuzima burimo amasomo nk'ubucuruzi, gukora utikoresheje ndetse no kwirwanaho. Nyuma rero uko yagendaga ashakisha anavumbura, Thomas Edison yaje gukora laboratoire ye ya mbere. Aha niho yatangiye gukorera ubuvumbuzi butandukanye, rimwe na rimwe hakaba ibitera inkongi z'umuriro. Umunsi umwe Thomas Edison yatangiye umushinga wo gukora ampule itanga urumuri. Uyu ni umwe mu mishinga yamubijije icyuya, ndetse bamubajije inshuro z'igerageza yakoze mbere yuko avumbura iryo tara. Niko Thomas yabasubije, yagize ati, nagerageje inshuro zirenga 1000 zose tsindwa, ariko nta na rimwe nigeze ntakaza icyizere. Buri nsinzwe yose muri izo nshuro nayigiragamo isomo rishya kugeza ngeze ku nshuro nabonyeho intsinzi. Uretse umushinga wamubujije icyuya, Thomas Edison yahuye n'intambara ikomeye y'abamurwanyaga barimo Nikola Tesla, George Westinghouse n'abandi. Ibi byatumye atakaza icyizere ku bantu, ariko nigeze arekeraho ngo acike intege. Mu mwaka w'1879 rero nibwo Thomas Edison yakoze ikiswe igitangaza, aho yakoze ampule y'urumuri rukoresha amashanyarazi. Suka ari we wayihimbye bwa mbere, ariko niwe wayikoze ku buryo bwizewe kandi bworoheje. Urumuri rwe rwageze mu ngo z'abantu, mu mihanda, mu mijyi. Isi yarahindutse ku buryo bugaragara, yarahindutse cyane, maze ijoro rihinduka amanywa, byose ubwa Thomas Edison. Uretse ibyo kandi, Thomas Edison yavumbuye kandi icyo bita phonograph, imashini ifata amajwi. Avumbura icyo bita motion camera, ndetse atangiza isosiyete nini yitwa General Electric. Nyamara nubwo yahinduye isi ku buryo bugaragara, urupfu rwo ntirwabyishimiye, kuko mu mwaka w'1931 Thomas Edison urupfu rwamwisasiye agenda afite imyaka 84. Mu buzima bwe yaranzwe no gukora cyane, kuko yakoraga amasaha 18 ku munsi, agasinzira rimwe na rimwe, nabwo agasinzirira muri laboratoire. Thomas Edison yigeze kuvuga ngo insinzi iva muri 1% ry'ubuhanga n'igitekerezo, naho 99% ni umuhate no kwihakuya.
yakundaga kuvuga ngo ntugacike intege nubwo waba warirukanwe ku ishuri, utumva, utabona, utarize cyangwa witwa ko usuzuguritse mu buryo ubwo ari bwo bwose. Icyizere cyawe cyonyine gishobora guhindura isi kigashyigura imisozi. Undi muhanga yaravuze ngo iyo utinye gutsindwa uba wikuye ku rutonde rw'abashobora gutsinda. Edison ntiyari yarize, ntiyari umuhanga wigishijwe n'abantu, ahubwo yari umuntu wumva ijwi rimwe gusa, ijwi ry'umutima we ryamubwiraga ko bishoboka. Wowe se wumva ijwi ryawe rikubwira iki? Aha niho dusoreje iyi nkuru, naho ubutaha mu zindi nkuru zitambuka kuri icano zibanda ku byamamare, intwari n'abantu bahinduye isi. Bye bye.